umugoroba mwiza bakunzi ba Tuza TV, umugoroba mwiza bakunzi ba Gikundiro, andi mahirwe kuri Rayon Sport, andi mahirwe akomeye kuri Abedi Biramahire. Abareyo ngira ngo umugisha w'abareyo ntabwo ujya uva iteka ku marembo y'ingo zabo, umugisha w'abakunzi ba Rayon Sport mu by'ukuri uhora iteka uri ku marembo. Uravuga uti ibi ngibi bisobanuye iki rero? Mfashe video ndi mu nzira ngenda munyihanganire kubwa makuru mashya amaze kwakira umusore witwa Abedi Biramahire. Ngwino wicara utera agatebe kuri Tuza TV mwuganirire kandi ngo ikaze cyane bakuru kuri mugoroba. Ese abareyo bakwiye kumenya Abedi Biramahire utamaze n'ibyumweru bitatu asinye Rayon Sport amasezerano mashya agomba kugeza muri 2027. Ni iki kibaye ku buryo agiye gufata rutemikirere akerekeza ibwota Masindi? Ese ikipe yitwa Rayon Sport itakaje umuntu ni igihombo gikomeye cyangwa n'amahirwe kuri Murera? Mbese harakorwa ikintu kigikurikiraho nuwe mukinyi uhita ugira gute umukorera mu ngata? Byose mbikuzaniye cyane muri mugoroba nguze nkuganirire ni MC Johnny Brian. Iyi ni Tuza TV channel igwa amakuru y'imikino agezweho kandi aziri muha. Wowe mukunzi wacu tubanitse kandi gushimira cyane munyakiri abantu bashya nabo mwambwire muti kaza na karibu kandi ntabwo bisanga barasanga ababakunda kuri Tuza TV. Karibu rero muryango mugari mwiza kandi mwaguke kurushaho. Tuza TV tubere isoko n'ipfundo riduhuza, ritubere impamvu y'urukundo nyakuri. Sport ikomeze tubere rero umurunga w'iminsi kandi duhuza. Mbaye ikaze mwese aho muri MC Johnny Brian. Ubwo abashya mukore kuri subscribe muduhesha umugisha natwe twinjira muri ikiganiro tunezerewe. Turishimira cyane like yawe ndetse na comment tubwira uko ikiganiro cyakiriye ubundi mwese aho muherereye. Mbaye ikaze tuganire kuri affaire Abedi Biramahire dore ko ariyo akakanya naza kubaganiraho kandi mfite amakuru yuzuye cyane. Ikaze kuri mwese. Tukinjira cyane kuri Abedi Biramahire, reka mbande mbabwire ko turi kubona company ikomeye cyane cyese company ikomeye cyane yitwa USB Limited cyangwa se USB Core Limited. Iyi ngiyi ni unique and special brand, niyo company yonyine iguhekeza ibikoresho byose bijyanye n'amashanyarazi ndetse n'iby'itumanaho. Iyi company yakora mu gaciro ka Gisozi. USB Company Limited ni kwa Mr. Regis hano mu gaciro ka Gisozi. Iyo hari rero wasanga ibikoresho bitandukanye bigezweho cyane mu bijyanye n'itumanaho ndetse n'amashanyarazi. Harimo amatara meza cyane y'ubwoko bwose butandukanye. Mfite video ndibuze kubereka nyuma y'ingiyi, muraza kuyikurikira cyane ku musozo w'iyi nkuru, muraza gukurikirana cyane video isobanura neza cyane uko kwa Regis bakora. Nibwo kandi ndibukubwira neza cyane ko muri USB Company Limited bafite amatara y'ubwoko bwose aba muri salon mu nzu hose ndetse amatara yo hanze kuri jardin, muri jardin no ku gipangu bafite amatara meza cyane ayo bita snake light agezweho cyane. Izi snake light z'ubwoko bwose butandukanye muzibona cyane ku maduka, amabare cyangwa se amahoteli akomeye cyane no mujyi bose bahahira muri USB Core Limited hano kwa Mr. Regis mu gaciro ka Gisozi. Aho ngaho kandi usanga bya byotero bya kizungu, ukasanga ibikoresho bitandukanye, ama CCTV camera benstari wawe cyangwa se ku kazi ukajya ukurikirana ibihabera kuri telefone yawe. Muri USB Core Limited niho hose ushaka ibikoresho cyangwa se usanga ibikoresho bya original ukabibona utiriwe wiruka badatora kugura kamwe hano kandi ahandi. Bahamagare kuri 0783721912 niba ngo mukoreshe ikintu bita delivery dore ko niyo bayikora neza cyane kwa Mr. Regis mu gaciro ka Gisozi. Ukimara kugera neza cyane imbere y'amarembo ya Copcom House cyangwa se Copcom Business Center utubona aka fresh kakwereka neza cyane icyapa kinini cyanditseho USB Core Limited hano kwa Regis mu gaciro ka Gisozi. Nkundira rero ubwo mbashimire cyane, namwe mugiye mugure muganira ubundi dukomeze amakuru ku buryo burambuye cyane. Aya makuru ya Abedi Bigirimana ni mu nkundire nyatangiriye cyane ku nkuru ivuga ko mu by'ukuri Rayon Sport mu mugoroba mu kiganiro n'abanyamakuru Tade yagarutse ku bintu byinshi ndibuze kuza kubabwiraho kuri video ikurikira. Mu by'ukuri agiye anagaruka cyane kuri affaire Abedi Bigirimana ndetse no kuri Rayon Day y'imyiteguro ya Young Africans. Abareyo bose bahize kandi bafite intego yo kuza Stade Amahoro mbere y'iminsi nibura 2 kugira ngo Stade Amahoro iba yabaye sold out. Ese nawe uri umureyo nawe wifuza kuzaba uhari ariko n'ubutana hari
uri nko mu mahanga cyane cyane ko abadukunda bakurikira amakuru muzakurikire Tuza TV tuzaba twabakire iyo match live n'ibirori byose uko bizaba biri kugenda ntuzagire n'ikintu kimwe ucikwa apfa kuba warakoze subscribe iwacu apfa kuba dusangiza like ndetse na comment zawe byose bizaba bigenda neza cyane umuntu ushaka tumushyira muri groupe y'abakunzi bacu nanyandikira kuri 0783422600 iyo nimero ni yanjye bwitima mugenda kwitaba nanyandikira nkagusubiza kandi wanambaza ikibazo cyo kijyanye na siporo byose nkabigusubiza neza cyane. Abedi Biramahire afite affaire yo kujya muri cya Algeria. Algeria ni igihugu mu by'ukuri cy'umupira nacyo cy'Abarabu. Uyu mugabo Simana agiragira 3 ubanza atari Imana imwe agiragira 3 rero uyu mugabo akundwa cyangwa se yakunzwe n'umutoza umubonamo potential kuba yamuha ibikwiriye. Umutoza yitwa Antoine Hey ni umwe mu batoza baciye mu Mavubi azi technique azi ubuhanga bwa Abedi Biramahire agiye gutoza ikipe yitwa Entente Sportif hari mu gihugu cya Algeria. Entente Sportif yahari mu gihugu cya Algeria rero niyo kipe yamaze kuba ibenguka uyu musore ariko biciye umutoza wayo Antoine Hey waciye mu Mavubi hano y'u Rwanda akatubera umutoza w'ikipe y'igihugu. Niwe mutoza mushya w'ikipe rero yitwa Entente Sportif hariya muri Algeria. Birumvikana niwo cyangwa se niyo kipe Abedi Biramahire agiye kujya gukinira kabisa mu buryo budasubirwaho. Uyu musore yaramaze ibyumweru bigera kuri 2 ndumva n'iminsi mikeya yongereye amasezerano yazageza muri 2027 mu ikipe ya Rayon Sport mu by'ukuri ayikinira. Abantu bamwe bati nta kuya amasezerano abandi bati rwose uyu ngo nta kirimo batubwe ikipe yagiye kujya mu mukino mpuzamahanga nibamureke yigendere ariko Imana y'abareyo ntabwo ijya kure. Ibyo ndabivugiraho iki kubera ko ikipe ya Rayon Sport iramukuraho inyungu ikomeye cyane kuko kugura amasezerano n'umukinnyi imyaka 2 burya ikipe ibigutanze ibibizi neza ko nayo ikukura amafaranga afatika. Ndaza kugerageza ninjira makuru y'imbere nshakishe mu by'ukuri ikintu release clause cyangwa se ingingo zigize amasezerano ya Abedi Biramahire nimba harimo buy out clause cyangwa se ibintu bijyanye n'amafaranga yagurwa igihe yabavuye mu ikipe amasezerano yatarangiye. Ubwo byo ndaza kubishaka cyangwa se nimbibona mbere ndaza kuba mbibagezaho muri kiganiro cyangwa mu kintu kizakurikiraho cyane cyane ko ari igihe umukinnyi avuga n'ikipe akaba ati jewe ntagira n'ikipe inshaka yo hanze cyangwa se mu gihugu izangura amafaranga yanaya muzahita mundekura kugira ngo nawe nkomeze ko kwagura amahirwe yanjye. Birumvikana rero Abedi Biramahire mu by'ukuri agiriye inyungu cyane ikipe yitwa Rayon Sport n'abakunzi bayo. None bareba bavandimwe mwe dusangiye isoko n'isaso mwe mukuru ikipe mwihebeye y'ubururu n'umweru nimumbwira muri comment ese Rayon Sport ihombe kukuba Abedi Biramahire agiye kandi yari umunyarwanda igiye kuba ikina imikino itandukanye muri shampiyona y'u Rwanda n'imikino mpuzamahanga cyangwa Abedi Biramahire niwe ubihombeyemo cyangwa bombi cyangwa se Abedi na Rayon Sport nta kimwe zihombye ahubwo zose ni iterambere zigiye gukora kuko Rayon Sport akakanya ndagira ngo umenyeshe ko hari undi mukinnyi ihise ishyira muri target zayo undi mukinnyi igiye guhita izana nawe w'umunyarwanda kandi nawe w'umubiteri. Ese ninde avuye yakinaga gute cyangwa azakina ate yaba ari ku rwego rwa Abedi Biramahire cyangwa ni igihuha umugani w'ababandi ariko reka nze mubabwire neza cyane dukomeza tuganira ku makuru y'imikino by'umwihariko twiganira kuri affaire Abedi Biramahire ugiye gutwarwa n'ikipe yitwa Entente Sportif ikipe itozwa ifite umutoza mushya witwa Antoine Hey waciye mu Mavubi y'u Rwanda akaba ariho agiye gutoza rero akaba yarifuje Abedi Biramahire Christopher. Undi ukurikiraho Rayon Sport igiye gutishaka ninde reka nze mukubwira neza cyane upfa kuba uri kuri Tuza TV byose urabimenya neza cyane. Nagutindiye cyane reka mbanza nkomeza makuru ariko mbanza nkubwire ko tuba turi kumwe n'undi mugabo witwa Niyonzima Claude ucuruza ibibanza byiza biri kuri promotion uyu munsi yashyize kuri promotion ibibanza biherereye ahantu bita mu Kabuga Kamusha i Rwamagana ashyira kuri promotion ibibanza biherereye ahantu bita ku muhanda ugana kuri Muhazi ndetse ni hafi neza cyane handi rwa kaminuza ya ILK hariya mu Rwamagana. Ikayonza hari ibibanza munsi ya Ribu ya Kayonza ahantu hari ibibanza neza cyane hari hafi y'umujyi kuva kuri 5 kugera ku 10 ahandi nagiye mvuga mbere ni kuva kuri 2 kugera kuri 5 byose biri kuri promotion. Ngwino Imbabe ngwino Karenge ya Rwamagana aho hose hari ibibanza ndetse no mu gace bita za Muyumbu na za Masaka hari ibibanza biri kuri promotion. Uyu mugabo afite ibibanza byiza kandi byujuje ibyangombwa biri mu miturire ahita gukora mutation wanakwishyura mu byiciro iyi promotion cyayifite. Ikindi kandi afite amazu akodeshwa n'agurishwa akagira ama appartement abantu bakodesha neza cyane n'ama maison de passage.
muhamagare kuri 0783155113 yitwa Niyonzima Claude, byose mubikore neza cyane kandi mubikore muganira. Rayon Sport rese yihuta cyane ijya ku isoko ijya gushaka umusore witwa Habimana Yves, umusore akina mu ikipe ya Rutsiro. Mu by'ukuri ni umusore utsinda nawe wagerageje kuba hamagarwa mu ikipe y'Igihugu rimwe, ariko noneho umusore ukubwira ngo jewe ndashaka kuza guprovinga ko nshoboye. Rayon Sport akimara kumva ko Rayon Sport atangiye kumutekereza ngo isamera nk'uri kurota, aravuga ati ayo mahirwe yavahe. Ndaje ngaruka kuri Yves wagize uruhare mu mitego 10. Tandukana barirwa bakubungana Kigali yose ngo barakwereka ibikoresho byiza kandi bigezweho. Gurira muri USB Core Limited mu gakiro ka Gisozi kwa Regis, niho honyine hagwa ibikoresho bya original, unique and special brands. Ngwini wacu tuguhereze amatara y'ubwoko bwose, tuguhereze snake light, ngwino tuguhe CCTV kamera tuzinstale iwawe cyangwa ku kazi, aho uzajya ukurikira ibihabera neza cyane kuri telefone yawe. Tubigukorera neza ukagenda wishimye. Ngwino tuguhe icyo bita fan extinguisher zikura umwotsi mu bikoni by'iwanyu, hari mu mahoteli aho mukorera. Ibi byose ni umwihariko muri USB Core Limited. Ngwino uhitemo rwose ubwoko bwazo ni bwinshi, amatara y'ubwoko bwose atandukanye kandi wagura ku giciro kibereye umunyarwanda wese. Amwe original arimo imiziki ndetse n'andi menshi cyane. Ngwino tugwe snake light nziza cyane. Ngwino muri USB Company Limited nonyine ushobora kubona ibyiza bigukwiye. Ereki iwawe harakwiye ibyiza. Ngwino tugwa interrupter wenstar inzu yawe ku ngano yose wacu zirahari ku bwinshi. Ngwino tugwa amatara yo ku mihanda, ayo bita street light solar na floodlight solar, byose arahari ku bwinshi kandi neza cyane. Ngwino tugure tuganira hani wacu umukiriya n'umwami. Ni muri USB unique and special brand mu gaciro ka Gisozi kwa Regis. Oh wow, hehe, hani wacu umukiriya n'umwami. Ngwino amahitamo araba yawe kuko ibyiza byose niwe bikwiriye. Unique and Special Brands Company, murakaza neza. Ni ihuriro ry'abahanga bazi guhitamo ibikwiye byiza kandi biramba. Murakaza neza.